ambaye neza agaragara neza Imana igiduha amafaranga. Feredina na Mutesi ahantu baba murahazi ni inzu Mutesi yabagamo mbere cyangwa se yo niyo none subwo Feredina afite uburenganzira bwo kubuza Mutesi kugenda no washaka. Ufitanye umwana na Feredina? Ntago njya nkina prank nemerewe kujya mu rukundo ndidekaraye ndi mu rukundo bazene ko tayamando irabikora ahubwo ndumva mfite ibicuro ku maso sinzi umuntu ndi burebe no mu ntoki hose biramaze sinzi kuntu biri bugende Mana we umuntu ufite yerekwa ryanjye naritambutse uyu n'umwaka nanjye ngomba kwakira n'izanjye ndumva uwanjye agomba kuza kangwamo Imana ifite abagabo inshingano zajyanye Feredina nizimunanira zahava amasezerano nyine afite agaciro tazana yatesha agaciro ariko usezeraniye he usezeranye nande umujyanye he akujyanye he Feredina ntago yari yaranjyanye iwe naramujyanye wanjye uramushaka none waramushatse none nahandi bagize ute ubundi uyu mudamu ndamwemera ni umutarama ni umupampe dufite umupampekazi w'umudamu ufite ubwenge Mutesi oye ariko ibi bintu mufata mu koroshya bizabakomerana ngewe naje nta ku mugabo wanjye oya ntabwo nareka kubihagararaho rato paya sini kidevo Slim Jesus. oye reka ngusuze nongere ngwikaza mwifurize amahoro y'Imana muherere wose kwisi niba uri mu gitondo mwifurize igitondo kiza n'imiri mugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira umisho kubana na Nyiranshuti Sandirina Mama Rafiki Mungu akubarikiwe haryo bwo basubiza ngo iki asante sana okay tukoresha inyarwanda okay Imana iguha umugisha niko nari nkubwiye kadusuhuza abakunzi bacu badukurikiranye mwe badahwema gukora sabone like share ndetse na comment yego aho baherereye hose Imana ibaha umugisha n'abagaciro ya rero narimbuzeho waragiye narimbuzeho habwo meruka mpaye ikiganiro wacemiye cyumweru ntongera kukubona maze iminsi waragiye Sandiri kana makuru mfite ngo urubatse muri iminsi baya ngo ufite ngo umugabo zubu yabura wenda ntawe mfite mbana nawe barasa gato ntawe mfite mbana nawe ariko ntago abagabo ntago babuze rubyiruko abanyarwandakazi ntago abagabo babuze ahubwo uramushaka ryari ni mu gihe uri mu kihe gihe menya nimba uri mu gihe cyo gukunda no gukundwa icyo gihe nta wagihagarika ntagende mu gihe cyanjye mu gihe cyo kugira gute mu gihe cy'urukundo uri mu gihe cy'urukundo Sandri ni wagumiwe ko bigutunguye haryo ubwo umuntu wagumiwe ni umuntu uba umeze uti ni umuntu ugeze ku myaka za 31 n'ibiri adafite umugabo kandi nayo niko bimeze reka da ahubwo nyewe nibwo ndimo neza ibintu ndimo nibwo mbizi urashyuke reka da ahubwo se uri we byihorere nta makuru ufite gusa reka twibwirira abantu badukurikiye waba urwaye waba wihebye waba wagize ibyago reka dusengane Imana nawe umeze neza kandi maze iminsi ihori tukubwira abantu ngo kwera iyi si yacu ntisakaye ariko no kubera ibihe turimo dusabwa kubana n'abantu bose amahoro nubwo bidakunda ariko tugerageze kuko umunyarwanda yavuze ngo akebo kaje wa mugaro hamwe n'Imana Imana se wagize ngo harya ngo kuko Uwiteka kuko Imana yakunze abari mwisi yagize ite yatanze umwana wawe w'ikinege cyangwa yarasenze inyazenze Imana yarasenze oya yatanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nyamara dushatse twakundana kanisengera ngira turakundana tugiye gusenga tudakundana ntabwo twaba turi kumwe ariko urukundo ruratandukanye hari urukundo rusaba kwitanga hari urukundo rusaba gutanga nyine hari n'urukundo rusanzwe ruraho rudafite icyo rwishe n'icyo rukijije ariko urukundo turi gusaba abantu muri iyi minsi ni ukuba wakwitangira mugenzi wawe ngira dukundana ugahagarara wowe
we n'urukundo rwa kivandimwe yego n'urukundo rwa kivandimwe ngufata nka musaza wanjye reka twe kurondogora tubanze dusenga Imana ariko akantu ka musaza wese kuza wagahinde nuva gusenga twahagiye Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, turagushimiye amasa, turaguhimbaje kuko ineza n'urukundo rwawe, turakuraritse kugira ngo bane natwe muri iki kiganiro. Izi kamera zose ziri aha ngaha ni benshi bari bukurikirana iki kiganiro, ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana unyemerere umuntu akurikira iki kiganiro arwaye akire, urakikurikira yihebye umusubizemo imbaraga, uwari ufite ihungabana yongera amenye ko Yesu ari umwami. Turagushimye rero bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuze rero urukundo ntabwo tuba tuvuze urukundo rw'imikino. Hari urukundo rw'imikino umuntu akaza agakinira mu mutima wundi akawugira intabire, ariko yewe muntu ukinira mu mutima wa mugenzi wawe imbere gato nawe uwawe bazawukiniramo. Icyaba cyiza nuko ubundi umuhanga yaravuze ngo nujya ujya kuvuga ikintu ukibwira umuntu cyangwa mugenzi wawe ujye ubanza ugitekerezeho neza. Hari ijambo ushobora kuvuga ukicuza, kandi baravuga ngo nta usaza atiyononeye, nta usaza atiyononeye, kandi iyo wiyononeye uricuza. Kwiyononera bura no kugira gute harya buriya ubundi bavuga ngo ubutamenya bwikubitira inka mu jisho. Imigani urayizi wa mwana we? Ntayo uzi pe. Yaba kabikora kagize kabizi karya imboga mbega umugani si umugani. Imigani ni myinshi ariko buri wese aca umugani bitewe n'igiharimo. Wowe muri iki gihe urimo wacuye umugani? Navuga ngo urantunguye. Uziko uburyo uziko abahanga umuhanga arakureba bitewe n'amagambo uri kuvuga akamenya ibihurimo. Rero umugani naca nzawugucira ngarutseho ri ariko nawe ibihurimo abantu barabireba. Ibihe ndimo rero hari ikintu kimwe ntajya nkunda, byanze bikunze hari ibihe ushobora guhagararamo bitewe nuko ari ishuri ugomba kwiga, kandi iryo shuri hori nta muntu wari gukuramo Imana itaje ngire gukuremo. Kandi amashuri ni atatu: hari ishuri wihamagariye, hari ishuri Imana yaguteretsemo, hari ishuri Satani yaguteretsemo yakuririye. Buriya rero ishuri Satani yaguteretsemo yakuririye ntabwo uritindamo. Iyo urihagazemo neza Imana iravuga ngo nkwiye kujya gutabara umwana wanjye. Yobu yahagaze mu ishuri riteretswemo n'Imana, bitera Imana kujya gukora, ijya gukura Yobu muri rya shuri kuko yari yahagaze neza, ntabwo yagombaga kurigwamo. Imana ishimwe cyane. Hari n'ishuri rero Imana igutereka mu nyine kugira ngo ukure wige ufate. Burya Imana yamagara baswa ariko nikoresha baswa. Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro rero ibamera umugisha mwebwe mwese mukurikiye iki kiganiro kigiye guca ku macano atandukanye tutarondora ngo turangize, ariko si twakabagirwa kubabwira ko mfite agacano kawe agacano kitwa kaduhinduke Sandrine TV. Duhinduke Sandrine TV wayifashe mu mutwe, ariko nari mfite duhinduke yonyine hariganijwe nk'abantu mu ariko urugendo rwa duhinduke byagenze gute Sandrine? Ariko mbere tutarajya aho ngaho reka tubeho abantu nimero ya telefone ikiganiro kiri hafi. Hari umugabo ushobora kuvuga ati reka ni hamagare Sandrine tuganire angira rega n'umudamu yampamagara nanjye kuri ese hori wari ufite impano yo gusengera abarwayi. Nanjye komeza mvuga ngo hari umugabo waguhamagara afite ibibazo by'uburwayi, hari umugore waguhamagara afite ibibazo by'uburwayi, hari umukobwa, hari umusore, hari abana, bose bashobora kuba bagomba ko social media abantu bose barayireba. Yego kandi sinzi nimba ukumvisha 0788 05 86 044. Iyo niyo nimero yanjye ya WhatsApp 0788 05 86 044. Wampamagara ushaka kungira inama, nanjye mpora niga mpora mpugurwa, kandi nawe unkeneye igitekerezo, ukeneye isengesho, bene data muri urugendo turafatanya. Paulo we yaravuze ngo turi ibyuma bicyazanya. Uvuze ngo nta muntu umwe wigira, kandi umwe arya bihora hori. Umwe arya bihora. Imana warariye birahora. Nawe warariye birahora. Umwe arya bihora nyine ubwo se urumva ntavuga ibyo nzi. Warariye birahora, abandi bari kubyarwa nabo bari kubirya bishyushye ko nabo biri kugenda bibahorana. Nukuvuga ngo ubundi ibintu ni gatebe gatoshye. Nukuvuga ngo rero kandi nta muntu uhora mu mubabaro, nta muntu uhora mu gahinda. Byanze bikunze igihe nteretsemo uyu munsi nshobora kuba nteretse mu bihe bitari byiza, ariko ejo bikazaba byiza. Gusa mporana kwizera. Uruzi ijambo sira mu mubwiriza rivuga ngo hari wararurira, hari kurira byararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga.
nanjye nibyo byiringiro rero mfite muri yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru ariko dufite n'umugabane mu isi nubwo dufite n'umugabane mu ijuru wewe mu isi ufite umugabane hano mu isi hari abana baryohewe hari abantu bamaze kuwushakira ku buryo unakozeho imigeri bayitera dukeneye umugabane hano mu isi kuko hari ibintu Imana igomba kuduha tukiri mu isi hari ibintu tutazabona mu ijuru rye nubwo ntarahagera hari abajya bavuga ko bagezeyo ariko reka nkubwire hari ibintu dukeneye tukiri hano mu isi hanyuma bigashushanya ijuru tugomba kujyamo Imana y'amahoro igufungurira umugisha wawe ugihumeka nimba ari uwo mugabo imuguhereze ukore mariage ukiri mu isi nimba ari umugore imuguhereze urubyaro iruguhereze akazi Imana ikaguhereze Imana igira uko ikugenza ukiri mu isi kugira ngo imirimo yayo igaragarire muri wowe impumyi abigishwa bayigezeho babaje Yesu ngo ninde wakoze icyaha Yesu arababwira ngo nta cyaha yakoze no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we imirimo y'Imana ikwiye kwerekanirwa muri ngewe imirimo y'Imana ikwiye kwerekanirwa muri wowe udukurikiye shuti mwene data menya gusaba kuko nutarambirwa ibihurimo ngo bisezerere n'Imana ntizabigukuramo icyo nkwijeje cyo Imana izabikurindiramo ariko ntizabigukuramo hari ibihe turambirwa rero igihe kimwe nigeze ndambirwa ibihe by'amarira nahoraga ndira mera nka wandi uvuga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi hari ukuntu umubabaro ukarenga umutima ukaza inyuma uyu munsi nubwo wabona ndize naba ndize kuko nibutse amaraso ya Yesu naba nibutse ko yancunguye ariko nago naba ndijwe nuko umwana w'umuntu yagutaye cyangwa yantaye waratawe naratawe ariko turashima Yesu wadutoraguye Imana ishimwe cyane haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa cyakumva amazi kikongera gushibuka ndetse kikagira ibibabi nk'ibyo bitontome Imana ishimwe cyane Yesu ashimwe bene data mudukurikiranye ndagira ngo nkubwire ngo wirira kuko umuntu yagutaye hori uziko hari umuntu ushaka kuba dukurikiranye muri iki kiganiro ari mu marira fiance yamwanze akumva ubuzima burahagaze kumva n'ubuzima buragiye urukundo rurababaza ntabyo narinzi iyo utarakunda rero ntago ubimenya ugira ngo abandi bari muri joke ububona ari pranka ububona bitabaho ubumva bitakugeraho nyine buri wese afite akamunaniye kamubabaje kamukomerekeje nimba icyakubabaje ari ukubura urubyaro Yesu aruguhe nimba icyakubabaje ari ukubura umukunzi uyu munsi wa none ntago nabura umuntu nyita sheri ngavuge ati sheri ariko nyine kubera ibikomere biri ku mutima wanjye naba numva mbeshya abati rwose Sandrine ukwiye ibyiza rwose genda gukunda simbateye amabuye yego kuko akenshi niyo dutanga nimero hano tuba twifuza n'abatubaza ngo waramutse uti sibyo umeze ute mukozi w'Imana waramutse ute bajya bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata ariko igihe kitaragera ngo wishime ibyishimo birenge umutima bisesekare ku munwa no ku maso nta kintu we wakora tegereza isaha y'Imana ariko kandi gira kwatura ubuzima urambiwe bwature ubusezerere mu izina rya Yesu hari Imana ihindura amateka hari Imana ihindura amateka mbonereho hori ndi kugira ubwoba ndiko ibintu bikubera ku mihanda buriya ibigera ku bandi natwe aba YouTube bitugeraho warubizi neza turi mu isi ariko noneho biragoye kuba umuntu yashakira views ku muntu babaye sibyo ugashakira views ku muntu babaye ngiye naje mbabaye muzinshakiraho ntago nari napfushije ko waje utaka umugabo wabandi cyangwa wanjye nako Fred burya erega mwebwe ibyo mwaturamubwira abantu nibyo bagenderaho ako Sandri we waje wabaye kuri social media ariko utaka umugabo uri kumwe n'umugore witwa Fredina ntago waje utaka umugabo wawe ngewe naje ntaka umugabo wanjye oya ntabwo nareka kubihagararaho erega hano Fredina yari umugabo wawe kiragiye wowe byihorere sibyo kuko hari nuza ataka yapfushije rimwe na rimwe ntimunamutabare ntabwo byantungura kuko ubundi mo ndabona ahubwo dukwiye gutera agatebe tukiga wantu kutanuka gengendera ku ijambo umuntu yambwiye burya na pastor yagiye kubasezeranya yagendera ku byo mwamubwiye mu murenge iyo bagiye kubasezeranya bagendera ku byo mwababwiye yego nufata umuntu ukamubwira ngo ndagukunda nta wagusimbura ujye umenya kuri murandika mu mutima ufite iretero uri murandika mu mutima w'umuntu niyo mpamvu mbabwira ngo mwirinde gukinira mu mitima y'abantu nyamara Imana ireba imitima ibabaye
ntabwo nari nzi ko amarira yanjye azahora ku buryo muri ino minsi ndi no gukora ibiganiro abantu bakambwira ati disi nibwo turi kubona uri we cyagiye wari ufite ihungabana nagiye mu bitaro ndavuga mana ni rwo rupfu yego indwara zose barazibura ndavuga ati banza ari rwo rupfu rwanjye ariko mbwira Imana ati mbabarira Ferdinand aragutaye bigera naho ujya kwa muganga kwivuza wowe byihore nturakunda Sandrine kuko uri we ntabwo urakunda ngo wangwe gusa nyine niyo duhuye mu nzira tumubona nk'abandi ubu ngubu usigaye mubona nk'abandi cyane mugabo mwararanye Sandrine ahubwo reka nkubwire hariya mbonereho no kubwira abadukurikiye umuntu nagukunda akakubwira akagukunda azagira icyo akora yego hari icyo Ferdinand atakoze mu magambo make azakujyana mu mategeko azakwereka imiryango nagukunda azakwitangire azaguhindurire izina kuko dufite urukundo rw'uburyarya rwuzuye mu bantu tagira ngo igikomere gipfa gukira ushobora gukira ku maso nturire ahubwo se ugira ngo arabona jye bemera ko wakize igikomere cya Ferdinand ndi gukira gahoro gahoro ndi gukira depression muri wowe uziko ariko ari kintu wibaza u Ferdinand aramutse ubyibuza avuze ati hari nari narozwe buretse kumbwira ibyo gutandukana se abantu ntibatandukana angiye kubaza ataramutse atandukanye na Mutesi umwe akaza kubwira ati Sandrine baratwongere dusubirane nago namufata nafata mu bari kubimbwira hari abandi bari konza urukundo yego baguri yarabwiye igendera ahantu ukomoje tubinjirire nari nyire kukubwira yego umuntu nagukunda burya umuntu nagukunda hari icyo azakora rega ndi kwigisha urubyiruko ndi kubaburira umuntu akazana amagambo gusa ngo naragukunza akarira ati ndipfubya gahogora sibyo ntago biriya bihagije natanye nkubwira ngo kuko Imana yakunze abari mwisi ariko ngiyongesa abahungu bayigira ngo bari gusaba kuri ya gahunda oya rega ntago iriya gahunda wayisaba umuntu udakunda burya nagusabye abagukunda ko ntago uzi ko umuntu agomba kugira uwo akunda n'uwo adakunda ariko umuntu ashobora kugira ngo umuntu akunda hari umuntu ashobora kugira umuntu akunda ariko ntamwe kuri iriya gahunda ariko undi yazarira ngo bakamuha burya ibyo rero nibyo ntashaka ayo marira niyo ntashaka niyo uje guca no kwihananiza ariko komeze nk'umuntu wakiriye umuntu arira oya nyine kubera iba ari no kubera na mwuka wera ukazana ibintu by'impuhwe yego umukozi w'Imana itawakira umuvandimwe ati buntu kamwakire ntazarimbuka ariko mureka komereke Yesu azaba ari umwomora kuko niwanga kumukomeretsa aho azagukomeretsa amen Sandra mu munsi turimo turagendana reka ubwire hari igihe uwo muntu wanze kumukomeretsa ariko wenda ni intumwa ya Satani wazagukomeretsa aho kugira ngo agukomeretse wamuretse akagenda rwiza ijuru rikazamwoma wampaye ko nawe ari Imana yaguhaye koko da hari imvugo zitari nziza ariko kandi burya abantu baba bakundanye ntitukirengagize ngo twigire nkaho tutari bene Kanyarwanda abantu burya baba bakundanye nose wagize ngo ngiye sinari nakunze urakunze Ferdinand sha none se we ntiyari yakunze none se rero hari ibintu nyine biba ngombwa ko biba byihishe bikaba ngombwa ko biza habona ariko irari ko umugabo ufite irara rishira umunsi umwe arimarana imyaka akayimarana umwaka nta mugore ugira irari nta mugore ugira irari oya nta mugore ugira irari nicaye aha mbatangarize ntangarize abadukurikiranye abagabo nibo bagira irari ngira ngo ahari ntibajya bapfa no kurishira abagore bagira bateze ese sane ntabwo ujya wicuza ko wigeze kuvuga ngo wari indaya ya Ferdinand ese ubwo nakwicuza gute kandi nyine narabivuze kireka ari ubabimvugiye okay unigeze kubaho kubera ko ubutarasezeranye buretse gato kubera ko ubutarasezeranye n'uwo muntu oya biba bibaye ngombwa ko bigaruka nyine none se kakarenza umuntu akaruhihamagara wagize ngo se genda bihakana cyangwa ndaza kubabara ngo kuba Ferdinand mwana hako ibyo bintu muvuga murabizi Sandrine ubwo uraje kuri social media nibuze gukata karakantu kagarura mu kiganiro sha reka nkubwire ati je nabaye nda Ferdinand imyaka myinshi
ahubwo Imana ishimwe ko nari namubonye akaba ari kumwe nanjye yakuze kuba wenyine Imana ishimwe ko nari namubonye kuko urebye amarira ari hano hanze ukareba indwara zihari ukareba depression nyinshi zihari bavuga depression hari buretse gato rindira kuko ishimwa ntago wakwihana hano twarihanye utaza kugira gute kumenesha umuceri niba umuntu yemeye kwihana iyo uri umunyamwuka wumva ko yababariwe iyo uri umunyamubiri uhora umubona muri ya shusho yahozemo ariko kandi hari n'ibitambabaza nkavuga ngo ijuru ryarabyemeye hari ukuntu uba uri mu kigeragezo utaragikurwamo iyo utari wakurwa hahantu uyu mugabo witwa Eliya ari kumwe na Elisa batari batandukana abana b'abahanuzi bagumaga baza mu matwi y'uwitwa Elisa bakamubwira ati shobuja ari bugukurweho ariko nawe yirwana hashaka gusigarana ikintu kiri buze gutuma bemera ko Imana iri muri Eliya ari nayo iri muri Elisa ikintu cyaje kumurengera ni iki ngiki ndakikubwira Elisa yabwiye Eliya yabwiye Elisa aramubwira ngo ngiye kugukurwa nsaba icyo ushaka amusaba imigabane 2 yo kumwuka umurimo aramubwira ngo ntuntumbira birakubera uko yaratumbiriye mu bigeragezo ntiyacika intege sinzi impamvu abantu batubonera mu ntege nke twanyuzemo kandi pe we breaking intege nke za mugenzi wawe Imana itwikuruye abantu n'abandi iracyaba twikurura iyi mihanda na katraza izakazana ikintu cyanejeje uyu mugabo Eliya amaze kugenda yasigiye umugabane Elisa kimara kwambuka Yorodani ageze hakurya baramwitegereje baravuga ngo ubundi icyo bari bamutegeho ni Yorodani wa muntu udukurikiye hari ahantu bagutegeye abaturanyi hari aho bagutegeye abo mukorana mu kazi hari aho bagutegeye imiryango hari aho igutegeye rato paya sini kidevo ariko ijuru Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo imbabarire kwambutsa aho bagutegeye aho bagutegeye niba bariho bakubonera amen nemera ko intege nke zibaho pe Abrahamu yabwiye Imana ngo nimba ushaka iki kigirwamana kindi imbere kimenagurike yego Imana iramubwira ngo noneho nzaha umugisha bazakwifuriza umugisha haguruka ugende arahaguruka Lota mwoma inyuma Lota kimwoma inyuma umugisha waradindiye ijwi ry'Imana riraceceka natwe turi bande batageragezwa eske ndi muntu ki utahura n'intege nke nemeranywa n'umwuka wera w'Imana k'intege nke zibaho ariko utagomba kuzigumamo gerageza unyarukuzivemo kandi ntuzigire nyoni nyinshi imbere y'abantu kuko abantu badukurikiranye bafite ubwenge abantu barakuzi nimba ucuruza ubufu barakuzi nimba ucuruza amakara bakuzi ko nyine buri wese ni icyakora byanze kunze ubu ntacyo nakora ngo ivuga butumwa ari imvemo nubwo mba numva ndikora nzenda gace nikandagira bitewe nuko haraho nshaka kugera ariko nabatubanjirije barakwaga bakabyuka umwana iyo ari kwiga kugenda yikubita hasi agahaguruka kongera agatera intambwe ngurwa urugendo rwanjye rero ugiye kumbwira ngo wemera ko wigeze kwivugira narabyivugiye kuko byari byo why not ukavangwa abaye ndaya Fredina why not ntabivuga byarabaye nyine kugira ngo nuko mbiva gusa bumvingana abantu batazahora bayigukubitisha paka ko abaye ndaya y'umugabo ariko se ngo birambabaza ubu ndaya y'umugabo wubatse koko ntabwo yari yubatse Fredina se ntabwo yari yubatse oya naramubanje shabyihorere gutanze mu kiba kurusha intore urani mu mureke yagubwereza tuziranye kuri byinshi kandi icyo mbishimira Imana yaramfashije sinigeze mena umuceri mbitse byinshi bya Fredina kandi reka ubwire utazambambisha ubu hari igihe uzabyuka igitondo kimwe sinamwifuriza ikibi ntiyanyifuriza ikibi tubiraziranye twebwe nyine turaziranye muzanye kuri byinshi turaziranye amabanga asa mu gifitanye wasi byarangiye byararangiye mu rwego rwo gutanga amahoro no kwakira Yesu umwami n'umukiza ugakizwa ugahinduka ariko iyo bitaba ibyo ngibyo nubuka bakagikubitwa nari no gusara wenda oya gene no gusara wenda usazwa n'iki hari ibintu uvuga ukaruhuka hari n'ibintu wanga kuvuga bikagoma bikubyimbiramo ukabyimba nk'iridazi ryasenkisa ariko ivuze uraruhuka ubuzima bugakomeza ukongera ukaburiwe
ariko njyari ikintu njyani baza Dawidi yarakosaga akajya imbere y'Imana akavuga ati data noneho nakosheje sindi uwo kubabarirwa. Imana ikamubwira ngo mwana wanjye kubw'umutima n'ishyaka ndakubabariye, kubw'ishyaka ryo guca bugufi ndakubabariye. Ese hori iyo ndebye nta tandukaniro ubona Sandrine wa kera na Sandrine w'uyu munsi? waje usa n'igikarano urabona ko utangiye gusaka yobe. Sandrine wa kera ubu ngubu baratandukanye cyane. Habatandukaniye Sandrine wa kera ari mu rukundo afite umugabo mwiza wita Ferdinand. Ubu ngubu Sandrine ni singo nta mugabo afite. ako se basi Sandrine arikunda ku buryo n'uwamukunda yabona hahera. Ubu ngubu uko umubona arikunda ku buryo n'uwamukunda yabona hahera. Ese Sandrine ni umugore ugira ibanga basi n'uwamukunda ntiyabyasasa? Tubwire mwigisha tubwire. Ubu nyine nta mugabo wagutereta ngo avuge ati Sandrine ntazabivuga. Umugabo wese waza akaguta mu buryo bwo Ferdinand yagutayemo yavuga ati Sandrine nanjye aragenda nkire hanze. Oya byaterwa kuko byanze ikunze. Ariko abantu benshi baravuze bati Ferdinand buriya hari igikorwa akoreraga Sandrine burakiza cyatumye Sandrine kugira ngo areke Ferdinand agende bibaka byaramunaniye. Ahabwe yone yakwishyuraga nk'inzu agiye ntiyongera kuyishyura. Ariko wagize ngo umuntu hari umuntu harakora byinshi. Ahubwo sinzira impamvu ntananutse ngo nshiremo nta kazi biro. Ariko nagiye ngaragara ndira marira yari menshi. Ariko na nyuma ngerageje ngo niyubake hari akabanza naratangije umushinga wo kukagura. Yego umushinga ngutangiza mvuga ati ndi kumwe n'umugabo azamfasha njya mu ideni. Nyuma rero nibwo mwabonye bingonga batangiye kunjweka cyo bita kunyishyuza. Noneho batangira kunjweka kuko ngiye nafashe ideni nizeye. Wizeye umugabo Ferdinand akazagufasha kwishyura ideni. Babarira. Oite dukore tuvuga. Oite story bantu y'intere neza Sandrine. Hari story bunda abantu babashaka kumva. Urumva? Wagiye gufata ideni ry'ikibanza. Uravuga ati Ferdinand nk'umugabo turi kumwe ashobora kumfasha kwishyura kano kabanza. Tukubakamo tukabana nk'umugabo n'umugore. Hari twari twatanze avance. Ariko Imana muri avance Ferdinand byose ari yagufashe gutanga muri avance. Umuntu hari nakubwiye ngakora byinshi. Nimba ushaka rero kugira ngo ugaragaze ko hari ibyo yansigiye. Yego. Mutasaze kubitwara nk'umugore we ariko nanone. Hari aho bakoze ikiganiro bavuga ati natuze Sandrine natuze baramufashije bamuguriye televiziyo bamuguriye ibiki. Ko se Ferdinand televiziyo nawe wayikuguriye. Ubundi icyo bita umugabo. No kwitangira urugo. Yego. Ugakora ibyo ushoboye. Nibyo udashoboye nta wabikurenganyiriza. Njya nkunda kuvuga ngo urugo rurimo umugabo rukwiye gutandukana n'urugo rutarimo umugabo. Wa mugabo we ukagira ishyaka ry'urugo rwawe. Ku buryo nunagenda tuzabona ko aho uvuye hasigaye icyuho. Basikawe ntacyo turi kuhabona. Ntacyo ubona. Uri umwana mubi. Nose warebera inyuma. Urabyibushye. Urebeye inyuma ntabwo nananuka mfite Yesu. Kandi Yesu antaye bwo nibwo nabandangiye. Igihe cyose rero nkiri kumwe na Yesu wanjye. Ariko se nk'iyo wibutsa Ferdinand ko hari ikibanza mwaguze agasiga tishyuho kuri ayo mafaranga ari mwavuganye ubumva nta kibazo biteye nk'umugabo wubatse. Aho nabandi kwiyenza. Ubona mutase atari bugufate nabi nka mukeba we kandi atari mukeba we. Mukeba we kandi atari mukeba we. Bira bintu nta kintu wakora ngo bihindure wowe. Icyo wavuga cyose ubu Mutesi aho twahurira genshi wakugira umutima wo gusuza Mutesi ariko Mutesi ntansuhuze. Bitewe n'iki? Nk'abantu ntagiye mukundana, mwagiye mugira urukundo. Ariko abandi bake bangurango barasuhuzanya. Ariko ntanubwo ari we wakabaye agira ikibazo muri sura yagira ikibazo kari giye ufite ikibazo kuko giye mbanyazwe. Gabura naranyazwe. Mutesi yakwibye mu. Gusa tuzi ko igihugu gifite abagabo benshi no ku isi yose ntitushatse kuvuga abanyarwanda gusa. Umugabo ashobora kuva i Kampala kankunda, ashobora kuva Nairobi, ashobora kuva muri Kongo, ashobora kuva aho yava hose
kumundutira yanamundutira cyane kuko igihe cyose yaba yemeye kunkunda nanjye ndi tayari yo kumuha urukundo cyo bita urukundo. Umuntu ushaka kugira ngo akundane na Nyiranshuti Sandrine ndagira ngo mbabwire ngo nimero ye ni 0788 058 60 ubwo ngubwo nimba uri ufite gahunda yo kuza kumwibagiza ibikomere yasigiwe na Fredina geramo ukaba ufite gahunda ufata iyo nimero nimba uzi neza ko utari gukinisha umutima wanjye bitewe rero nuko ufite gahunda yo ko wabyarira nk'uwo mugabo byibuza akabazo n'amatsiko uzi umugabo nabyarira n'umugabo wanjye hana mu mategeko yanjyanye mu mategeko niyo yaba ashaka n'impanga menya nazishakamo nazishakamo impanga zawe umugabo yakujyanye mu mategeko mana we mu mategeko mana uzandinde umugabo uza unkinisha bwa kangahe kuko umutima wanjye warakomeretse bihagije. Ndyari wumvishe ko ufite igikomere ukumva umutima waheranwe n'agahinda akahori ko ushaka kumena umuceri nicyo gihe nyine utegereje ikindi gihe genda kubwiye ngo nibwo ariko Sandrine araba mama benshi bababajwe muri ubu buryo n'abakobwa benshi babanye n'abagabo mu buryo batazi ko bazababara. Najyaga kwa muganga ari uko ngiye kubyara yego ariko muri biriya bihe hari ikintu cyananiye kucyakira ndavuga ati ko numva ndi kuzungera ari mfite randevu yo guhura na Mutesi tugakorana ikiganiro yego akama na support ati rwose birumvikana Mutesi yabonye utwana twajya avuga ati koko mana nyagasani Fredina izibinja ariko ntago yari kuzarize ntago ari wazibyaye we yaje kunkunda bizi ko nzifite siko taguteye umva kandi ngaho urabona urubyaro umuntu arufata karita rwihereza ese niba umwana hari wamurindiriye ko nazamukuzanira bamumwereka ufitanye umwana na Fredina niba hari mu murindire ufitanye umwana na Fredina ntago njya nkina prank nta mwana dufitanye ariko turenze urukundo twe dufitanye rwa rurenze rw'ababyaranye hari ukuntu ubona ko umuntu ibyo arimo abizi ako ngiye njyamo na tuzongera tugahura na Fredina tugakora nk'ikiganiro ibintu njya nikanga byabaye oya ntago murota hatagira n'umuntu wumva ko uyu mugabo ari mu mutima wanjye ngo ambere umugabo ahubwo mba numva muzahura mugabo isiverite oya guhura ko turahura ubwo ndavuga kuri kamera kuko abantu bari mu gihugu kimwe we na Fredina murahura ushaka gucaho ndagacaho nta we na Fredina murahura mwitonde se ko numva umuntu uri Zambia numva kumuzanya umunwa se umuntu uri Zambia muhurira kumuzanya umunwa Sandrine we na Fredina murahura ikintu kimwe mbabwiye baca umugani ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ndi ku Ruyenzi ubuzima bwarancanze muheruka kunsura mwebwe mwansuye ndi mu buzima bwiza ndi mu nzu niyishyurira ariko nari mfite umumama wanteraga inkunga byaje kwanga birahagarariye inzu bayinsohoramo amakuru mwayatanze nabi muvuga ko hari umugabo wayindiraga rega n'umugabo yandihira ese wagize ngo genda roze n'umugabo yari buyindire nkuko mwabivugaga gusa mwatanze amakuru atariyo si gitangaza ko umugabo yakurihira inzu oya ariko ufite irari urihana oya ufite amakuru yuko umeze ute wari uryoshye ubundi icyo kintu kibaho ku mugore watawe abantu gasanga bishwe n'amatsiko reka abagabo bagira amatsiko kuri kamera warabyivugiye ngo ndaryoshye se ndirya waravuze ngo uraryoshye ntabwo nirya gurude y'amazi nziza ya mbere mu gitondo n'indi ku mugoroba uranga bari sawa niyo utaye nk'Imana iyo yakwihereye bayaguhaye ntago mugura muguze yaguhenda ibyo bintu ni mu byihorere kunywa amazi ni bisanzwe twigare kuri story y'uburyo ubukene kunywa amazi ni bisanzwe sibyo tujya kuri story y'ubukene ubundi dukomeze turaza ari amazi ni umuti narindi kurangira abantu kuko amazi ni bisanzwe yoza impyiko reka amazi tube tuyaretse tube twigire muri iyo story twikomereze so shakaho Sirima kunda amazi so shaka kumbaza ku makuru yari yaracumbitswe ndaje ntarajya ku makuru yacumbitswe ntucumuze maze iminsi mwivuga butumwa Sandrine aho uvuye mwivuga butumwa Zambia ndahumva ariko Sirima kunda amazi ashaka kuba ntavuye muri Zambia ntukamitiremo igihugu ngiye mpamvu ndi kwivuga nuko mbizi ko amakuru nyafite yuzuye ufite igice kubwo jureka nyirubwita kwihera amakuru kwaratembereza sase nkaya kuranguza amakuru yuzuye yizewe hori mu mwihorere nyine yandondogoje bantu bangari yambikije ariko yihangane oya hori urumva uyu nguyu ni inshuti yanjye ari kuzana ibintu by'amazi mu kiganiro reka twiganirire
kugira cyajya bajya kujya muri kera tukiyorere nibanga abanza ari cyo givuye reka twiganirire birashoboka ko muvuga ibyo mushaka gusa ngewe ndi wa wundi ndi Sandrine ufitiye icyizere Imana sinzayirekura kandi Imana ntago umugabo wa pastor ntago Imana yanga ko umuntu akundana azaza n'undi mu egisi aze n'undi bitewe yego ko numva abagabo bagize benshi sizabasha igihe ntarajya mu mategeko bose baracyari abako nemerewe kujya mu rukundo ndidekaraye ndi mu rukundo nande kandi natanze nimero okay byo birahagije twigendere twikomereze rero kuri kadusubije neza turacyari kwibaza kari akantu kare amazi wagaragazaga uracyayafite byaje kugenda bite abona yigishije yabagiriye umumaro agacano kanjye kagize ikibazo ndi kubasaba ngo mushyigikire warakennye mwongere mumfashe yarakennye yagurisha cano kugira ngo yikenure nese nabyo ko nari mfite ideni ubuzima bwaranze ngaruka hehe muri Kigali ntago nkiri ku Ruyenzi ni ahantu haba bakire nta mukene wa hari ahantu udafite imodoka ntibikunda hari ibizu binini gusa nta kazu gato kahaba no cya Justin n'igikire tuye tukitondera Justin se kayubatse aba mu nzu ye ariko yaratubwiye ngarakodesha aba mu nzu ye ariko akeneye kuyivugurura kwa kundi ushobora kububa mu nzu ariko itameze nk'uko bishaka itaruzura neza ariko urumva ko rimwe riruta zero Justin n'umuntu w'umugabo muza abana tuzuza umuryango afite tuzabona hano aza gusaba imbabazi bakamuburesinga buragira n'umutima wo guca bugufi yes kandi ni n'umukozi w'Imana rero uriya niyo kuri YouTube Mugwiza yavuze ngo iki Mugwiza yaravuze ngo iki ni igikozi cya Satani nta hantu kimiki Justin ni umukozi w'Imana buriya dufite n'abantu dusengera duhuriyeho uko yansebya kose arabizi neza ko avuga ngo ri tu tekirevo nanjye nkahita mvuga ngo ro tekirevo urumva dufite ahantu tugonganira urumva yibeshye urumva twebwe twarahamagawe ko kantu ngo ni topene kidevo wamenya mvuze iki nacyo nawe rero ufite ibintu ushobora kuvuga bikananira ariko ntago wasobanura iryo ringana ushobora kuba mvuze ngo Yesu ashimwe mu rundi rurimi ushobora kuba mvuze ngo Imana ikugirire neza cyangwa iragutabaye topa ya zenewa ya tope enevo rumva mpanuye Imana ishimwe ndimo ndanezezwa no kubona abantu banambye ku Mana igenda ibagirira neza amen gusa nyine hari ukuntu butarabona icyerekezo bikivangavanze biragatogo icyo nkundira Imana irareka ibintu by'umuntu wayo bikabanza bikaba nk'imbwija zahuye n'umushogoro wabivangura wapi ziba zahuye nyine byose biba bimeze kimwe ariko noneho yije kogotetorora zene kotayamando irabikora rutema ikirere ukayigendamo irabikora ukitwara mu modoka irabikora ukabiwa udakomanga irabikora batakubaza ngo turarya iki kubera ko muri stock babihari nyine tugendera kuri nzayimana ariko abantu bananiwe gutegereza nkuko nayo gutegereza byakoze senga unakore je ntago byigeze binanira ese Imana igeze gusezeranya ko uzashakana n'umugabo umeze ko Imana igeze gusezeranya ko je ntago Imana igeze mbwira umugabo uzantwara uko amezi ntago Imana igeze mbwira nubwo numvise baza bampanurira ngo ni umunyamahanga ashobora no kuba ari umunyarwanda uri mu mahanga cyangwa se akaba ari umunyarwanda wavuye ari umunyamahanga wavuye mu mahanga akaba ari mu Rwanda ibyo bintu ngewe ntago nshobora kubigenderaho ngo mvuge ngo ntabwo ngo nzategereza ubwo se mbaye Mukamusoni erega Imana iraguha ariko nawe ntawe ukanagira n'uruhare ugatera n'intambwe neza niba umuntu akubwiye ngo ndagukunda ukamutera inyoni ugumva Imana itamuguhaye ukamwanga ahubwo ndumva mfite ibicuro ku maso sinzi umuntu ndi burebe no mu ntoki hose biramaze sinzi ukuntu biri bugende Mana we umuntu ufite iyerekwa ryanjye naritambutse kuko ahori amayerekwaza bitandukanye nanjye ndi kuryumva isho no kuba nawe uri kuhanura yareretswe umusirama areretswe nimutabare Imana itugirire neza ariko pe iki kiganiro wa Mana Imana ikiguheremo umugabo iki kiganiro Imana ikibemo oya n'umugabo wibivuga umeze nk'unshinyagura cyangwa njomba nawe arahari ariko nawe ashobora kuba ataranagira igihe cyo kuza basi hakagira ikindi kintu Imana igira iti ituritsa hagakoreka nk'igitangaza basi nkasengera nk'umuntu ufite kanseri gakira basi nkasengera nk'umuntu wabuze urubyara akarubona basi nkasengera nka mugenzi wanjye utegereje umugabo nk'uko mutegereje agahita mubona ibya Yesu ni ku murongo
ariko nimero buriya bayifashe ndabizi neza ko bayifashe Imana ishimwe bundi ngira amagambo menshi mba numva umuntu mba nakubujije guhostinga ubundi nibyo nkunda ubundi simashaka umuntu hostinga nimara kubona kamera no kujya nitereka babyita kwimatatura kwibaraguza ako nubona kuretse kwimatatura imatature kabisa cyo cyerekera andenze ariko muri werekejeho amaboko ukorana umwete n'umuhati Imana ishimwe yego Imana ishimwe ko turi amahoro kandi ko turi bazima tize mu gihe cyo gusoza umwaka mwabantu mwe abantu mudasenga ubwo abadasenga ngo baha amasezerano y'uko umwaka bafite abagabo bakaba umwaka usoje habwo basa nkaho nta gitekerezo cy'umugabo bazigira babona sando abantu badasenga bararaguza mwumvi isi dutuyemo mwamba bare mugasenga mugasengera uyu mwaka kari umwaka w'imbabazi kari umwaka w'ibisubizo Imana ko yaturinze ikaturindira igihugu ikaturindana n'abacu nubwo waba hari wabuze ko wakwihangana wowe ugihumeka ugasengera uku kwezi ni kumwe genda uri kumwe gusigaye gumama aho ngaho uyu ni umwaka nanjye ngomba kwakira n'izanjye ndumva wanjye agomba kuza kangwamo amen hahita mumenya nzahita numva ijwi ubundi Elizabeth nande harya ni bande baramukanije impinja mu nda zigasimbuka nimba wase Maria Magdalena nuze na Elizabeth Imana iguhumugisha ngo bararamukanyije bombi impinja mu buriya n'umwuka wera bavugaga ahita yivuga neza cyane none igihe Herode yagenzaga umwana na nyina ngamwica ntabwo yarazi ko ari Imana yavuze mbere icyo cyahise gituma Imana imanuka ibwira Yosefu ati hungisha umwana na nyina ko Mana yanjye ndafashijwe akwiye munsi numva ko turi mu mwuka umuntu uzakubwira ngo ube wenyine azaba naguhemukiye buryo umugabo asenze umugore arerekwa umugore yasenga umugabo akerekwa rero ntimuzajye mwumva abantu baza bavuga ngo buriya kenshi umuntu aretse kumbwira ngo ndasana mu masava narishimye ngamba mukazamuzara abantu badukurikiye mumpore muzamuzana mu masava ndanamukunda nkunda ukuntu cimereye n'ikibajo avuga ati ngo ariko ngo mu masava mupfana iki nahise muganisha nisinamwihaka kandi nabyibushye mumeze kimwe okay kubyibushye abandi zo taye ubundi bari kumuhereza ngo akiwe gute bamutuka bamuhaye nyina n'umwana mwiza afite ubwenge nigeze abasubiza umwana wo kwa pasteur rega nago yigeze abasubiza amasava ndagusuhuje ndisingo mugenzi wawe uramusingo mada akonsaba asuranye n'umugore babyaranye n'umugabo babyaranye mbere bo bari kumwe nanjye babonaje byashoboka ko umugabo mwabyaranye mbere ari mwasubirana mukaba mwakora ubukwe nabyo byashoboka rega se kuki mama mushaka guti ahubwo nuko yanyanze ega ntimukamamire mu kitozi ngo mwumve ngo nyere mu diaspora ega ndanjye nakwijyanayo nejo ndaho narindi ni muri diaspora nawe ngo rafashijwe wakigabo wicara mu Rwanda bikoreye iki video kene amafaranga okay nyine Imana ise n'umugabo ufite amafaranga cyangwa aza afite umutima tuyashakane hari umugabo ubura amafaranga akabura n'umutima akabura byose nk'ingatimene akaba atakwicara hamwe ngatuze agahora agenda adatuza ngashakisha yes rero ntabwo twebwiye tuvuze kubaka ntabwo tuba tuvuze amafaranga nayo ni meza uzinya afite mwese hano nkabatamakano mwebwe turi kumwana mu kigano pana badukurikiye bamba barira badukurikiye ni benshi hari abafite hari n'abadafite ariko abafite bajye banatwihera nese ko kuva na kera nyine byahozeho uwabaga rutundi yaramuherezaga akaruta kandi karakamira yego nibanyumve nabi je ntago njya nicuza ku ijambo navuze ariko iyo mvuze nabi bakambwira ko navuze nabi nsaba imbabazi nkaca bugufi uracyafite no gusaba imbabazi nta muntu mfite wambwiye ko mfite ikibazo mu kiganiro ntiwakifatwa tusaba nk'imbabazi nkamutse tukamubwira ati naraje mvuga umugabo mubana ariko ntabyo namubwira kubera yuko nyine aramufite kandi nawe yaransubije twarabirangijanyije nawe iyo ndangara yari kumpa amabere ya mama wanjye nta muntu uvuga neza wamwibye urakoze cyane usa na so wamfura we none se we wagize ngo ubu ngewe nje nkasanga iriya jibu hano ari yanjye yanditseho mama Rafiki cyangwa Sandrine biragoye kumbwira ko utayibye ahubwo uhita uwayiguhaye iperereza rirakorwa uhita witwa umujura wijya kwita uriya mubyeyi umujura mu nta wiba umuntu biba ikintu biba ikintu ntago biba umuntu
biba ikintu ntago biba umuntu kandi ikindi yakurushije urukundo na keya nyinshi agutwara umugabo kandi buranga umugore ufite keya nyinshi burango niwe wegukana umugabo burango bivuze ngo Sandrine nta keya kiragiye yari afite ntago yari uwanjye nta keya wari ufite ntago yari uwanjye nukuri ntago yari uwanjye nawe udukurikiye watawe udukurikiye waratawe ntabwo uwo mugabo yari uwawe Imana ifite abagabo hari abagabo nabo bakene avuze ngo iki urukundo aravuze kurusha nyamangwa gutwara imbwa nawo nuwo mugani sinahakana kuko wawuciye yari afite impamvu awuciye ariko none ariko sirimu sinzi ikintu muri gupfa hari igihe ni sirimu mwapfuye iki akomezanyije n'imigani nyine nawe ashinzwe guhostinga ngende umutumirwa kandi sirimu ni mushiti wa Mutesi wabana ubungu ibyo ndi buhakane Mutesi ntago yaba agifite umwanya wo kungendaho nyina mbona nk'indenganira aho nk'inzira karengane akubona nk'inzira karengane Mutesi akubona ambona nk'inzira karengane iteretse hari akavuga ati harara bakwemeje ega yaranyemeje mani ukubise cy'umutwe uraba ibyo yararenze umuntu wajya kurusha ujye wemera sibyo kwita cya kabiri kereka hacu undi hubwo umurenze nawe akamwemeza nawe akamutwara Ferdinand se cyo cyoroshye ntabyihorere ariko ubundi ninde wababwiye ko abantu basezeranye badatandukana ninde wabibabwiye ntago bajya batandukana baratandukana abantu basezeranye none se bahisemo nabi ko barasezeranye nese kwa hako nago bibahaye uburenganzira bwo kwirara buri wese agomba kumenya inshingano zimujyanye inshingano zajyanye Ferdinand nizimunanira zahava inshingano zajyanye Mutesi nizimunanira nazahava ajya ndi kubasezeranya noneho erega nabandi bose tureke no guma kwigaruzimba kuri aya mazina nyine birajyanye na Nuza na Pastor Nuza cyamujyanye haruguru ngo nikimunanira bazahagaruka inde mwatwariye ikote ntago nibuka nta muntu se ujya uvuga ko ngo wabaramubikiye ikote icyo ni ikindi kiganiro ndumva tugeze hano turimo turasoza ubwo rero hisufata ikindi kiganiro ukacinjuza mu kindi kiganiro aho ngaho ubu ngize nk'injiji ikote azabikuza ari sinzi ukuntu byarangiye none se kuki yaba wari ubifite muri gahunda ubu twari kuba twabitangiriye iyi ni sijende ngiye iyo yari ya mbere navuye mwibagirwe kungenza no kungenzura ndacyari muto ngomba guteretwa kandi ntabwo umuntu wese uzantereta muzamumenya yego niba nunantereta bakakumenya uzihangane kuko giye ndi muri showbiz birashoboka ko wantereta bakakumenya bakakubara turi kugendana ku manda dufatanya agatoki mu kandi kimwe nuko bakubona turi kwigenda tuganira bagahita bavuga ati Sandrine yabonye umugabo kuko nicyo mutegereje nyine nanjye mu ntegeye kukageza haraho mu ntegeye ahantu tugutegeye nk'umunsi w'ubukwe bwaza umeze gute hagase bagize ngo gupfa byose ubukwe ntabwo ujya utekereza ubukwe utekereza urupfu n'urupfu ndarutekereza kuko ndurimo ideni nawe ururimo ideni ubukwe se bwo nta deni uri nibutanaba tuzapfa baduherekeze badushagare nimuzigire mufata ibintu ngo mubyimike bibigirwamana muri mwebwe ntabwo abantu bose bazajya mu ijoro abakoze ubukwe ishobora no kubana n'umugabo tutanasezeranye ese mbanye n'umugabo tudasezeranye wabifata ute kaganduka se mbanye n'umugabo tudasezeranye ujye gukora uburaya bwa kabiri ntacyo ukabukora ariko umufite ikibi nuko wafata babiri hano hanze hari abantu babana badasezeranye bamara kwisuganya bitekerejeho neza bakagenda bakajya gusezerana ko ntabwo ugeze utekereza kwiyahura wenda kuko byambayeho nk'abana n'umuntu tudasezeranye ushobora kutongera kubikora ariko ntibivuze ko ababikora baba baciye nk'amabere 50% barabikora nawe nsabye kubikora kuko si byiza akubura ngo divorce iraryoha iryoha itese kari nko kubaka inzu bakayisenya ureba urabona inzu etage urayigeretse iruzuye barayisenya ubwo biryoha bite biryoha bite hori biryoha reka maze mwerekere kano kantu ko dukomeza ikiganiro ubundi mite ninjira kirareba ahangaha ihera ijisho urebe uyu mubyeyi umurebe rwose witumenya ahari umbwirira abantu ati uwo muntu arihe banza urebe neza twereka natwe turebe ari kujya bari kukwereka yambaye neza koko yambaye neza agaragara neza Imana ijye duha amafaranga ongera nawe urebe mbwira ataho niye sinakubwiye agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru akira mfasha aba bakozi b'Imana abo ni abakozi b'Imana
urashaka kubambaza hiki kubaza kwa Bishop Gerard yasubiye kwa Pastor Mutesi uraza noneho kubyakira guteka abantu benshi bagiye bavuga ati Gerard witonde baramubwiye ngo yitonde ariko ntago ari we yabibabwiye kandi ntago yigeze ababwira ikibazo afite cyonzi cyo nuko aba bantu bafatwa nk'aba ex inderande bafatwa nk'abantu bagiye mu rukundo inderande bafatwa nk'abantu bakundanye bigapfa uyu munsi ntituzaho Ferdinari wanabona uyu mugabo ahubwo ari mu mwuka iyerekwa naritambutse bafatwa nk'abantu bigeze kuryamana oya gukunda aba bantu bari mu rukundo urababonye Ferdinand Muzamutesi na Bishop Gerard bakaba bari mu rukundo akogera kabisa reka mubwire mucunge ariko buryo ubundi uko hari umuntu ugomba kukuba hafi nimbondi ari no mu kazi agomba kuza none se nk'amatara amanitse hejuru Mutesi atahagera nago uyu mugabo yazaka yamanika Bishop Gerard akayamanika akaba yamumanikira itara mu cyumba itara rindi ryahiye niyo atajya mu cyumba no muri sala itara rirashya ereka inshuti nicyo ziberaho mwoza ibirenge oya ntago yamwoza ibirenge nta mugabo woza ibirenge umugore ariko ashaka kumwihera keya atwite ndetse bimwe numvise umugabo abwira umugore ngo ariko ubone ngo n'ubwa mbere ubyaye igihe cyose umugore agutwitiye ananiwe wamufasha icyo ashaka kumufasha inda sewa atwite ananiwe umugabo we niwe wamwoza ibirenge niko nshaka kuvuga ariko mbona mushaka kunyibasira reka aho ngaho tuhasimbuke burangiye mba mfite oya ntago nari impari gusa hori yatangiye atubwira ko Ferdinand ari mu kazi cyangwa se ari mu kindi gihugu birashoboka iyo uri kunzanira ibiganiro nk'ibi by'abo bantu ntanaherukana nabo ntari kumwe nabo nyine ubu ngoye ariko nanjye icyo ngomba kubavugaho mba ngomba kukivugaho nabo iyo bifasha agafoto bakagashyira online babagira ngo mubavugeho babereke ko bari kumwe nyine akundana neza ubundi uyu mudamu ndamwemera ni umutarama ni umupampe ni umuji ngo bigira prive kandi ndabihisha se igihe cyo kubishyira habona cyari cyakagera erega ntago uri kubyina ariko ntibajya babona ngo umuntu wakugera cyangwa bakabona nasohotse ariko gufata zira video ninde ko utamutweretse simbere kuwansohokanye bishatse kuvuga se ko ntajya njya mu rukundo mubifata mute murashaka ko nibaraguza ngo ushobora kuba ubenga ahubwo nshobora kuba ndindira ibintu bikabanza bikagira igihe kuko ibintu bitare byagera igihe niho batangiye bagushingira niho batangiye bakubarira abagabo niho batangiye bakubwira ngo witware nabi mu rukundo niho batangiye ngaho niho babyishe niho babiroze baranabiroga mw'abantu mwe gupostinga uri kumwe n'undi mugabo uwo gihe ufite umugabo bigaragaza iki gupostinga tuvido nka turiya uri kumwe n'undi mugabo uri gutembera ubundi ushatse kuvuga iki Ferdinand na Mutesi ahantu baba murahazi ndashaka umuntu uhazi niwe turi bukorana ikiganiro uretse gato kuko gese ndajyayo ni hehe rero ni inzu Mutesi yabagamo mbere cyangwa se yo niyo none se ubwo Ferdinand afite uburenganzira bwo kubuza Mutesi kugenda n'uwo ashaka banzo mbwira uburenganzira afite nk'umugabo nyine abufite ate abufite ate umugabo wubatse abufite nk'umugabo mu rugo ufite ijambo la Ferdinand ndagukomeje nawe niwe babara baragufotora cyangwa no mwinjira niyo mpamvu bafite ababyemewe kandi yarasezeranye none se nyine kucyumva ko adafite uburenganzira amasezerano nyine afite agaciro tazanayatesha agaciro ariko usezeraniye he usezeranye nande umujyanye he akujyanye he koco umujyanye he ese ari nka musaza wawe agashaka umugore wakemera ko ajya kuba mu rugo rw'umugore ibyo bintu uzabibaze mushiki wawe umubwire ati mushiki wanjye umugabo nimusezerana akagukwa uzemera kumuzana mw'iyi nzu mama na papa baguhaye urakoze ubwo nuko ko ntago bishyigikiye ntago bishima niyo mpamvu uvuze ntabwo abantu bose bafata ibintu kimwe by the way dufite imiryango iza dufite abanyakenya aba Nigeria bashaka guhura mu nzu imwe bamwe bakagira icyumba cyabo ako bagahurira muri salo abantu bafata ibintu uko babyumva ariko ibi bintu mufata mukoroshya bizabakomerana ku buryo bashobora kuzabakomerana n'abariya ntago mbizi igihe nivugiye muri rusange
no touch ari akubundi reka mbibarize Sandrine genda Sandrine cyamamare ako uziko Fredira ntago yari yaranjyanye iwe naramujyanye wanjye uramushaka none waramushatse none n'ahandi bagize ute bamujyanye iwawe ndashaka umuntu bifite amakuru bari bubivuga ese ko hori bamujyanye nigeze kubona akora ikiganiro bavuga ngo tugeze ku nzu za Ferdinand ngo afite amazu menshi kuki yaba atarashatse uyu mugore ngo amujyane mu mwe mu nzu ze ahubwo bakajya kuba mu nzu bakodesha dufite umupampekazi w'umudamu ufite ubwenge Mutesi oye no umupampekazi w'umudamu ufite ubwenge ndakubwiye ngo giye Mutesi sinjya mumenyera kubera iki ndanamwubaha icyampa tukaba inshuti hari ibyo namwigiraho ubwo nabaza bamuvuga nabi ntayirekwa bafite uyu mudamu ibintu arimo arabizi cyane ibintu arimo urabizi ibyo arimo arabizi ntahuzagurika ikintu namwisabira nagume muri showbiz agumiza abacange abagende mu mitwe nk'isereri abagende mu mutwe nk'amafaranga nuko buriya na mbere hose utwisoza ikiganiro njye na mbere hose ndamwubaha pe kuko urumva wemeye urasoje kabisa ubonye intro ijambo ry'umunsi uraribonye ijambo ry'umunsi utware ko Sandrine yubaha Mutesi ukanamukunda ndanamukunda kuko by the way ukanakunda n'umugabo we nta kintu cyatuma mwanga ukanakunda n'umugabo we umugabo we se namukunda nti kandi nta muntu ugomba gukunda umugabo w'abandi ngafata nk'abavandimwe noneho kugira ngo wumve unyuzwe abantu mwarimo dukurikiranye nakagaruka reka mabwire ako ntabwo wigeze ujya gutabara Pastor Claude kubera iki Pastor Claude ntabwo nagiye kumutabara pe ariko si ukumwanga reka tumubwire ngo Paul abonye gafaranga na Murava bafatanya akaboko agatoki ku kandi biriya bintu warabibonye ko ntari byiza umugore n'umugabo nyine ushaka abanzi babiri ateranye umugore n'umugabo aba bantu birashoboka ko hari uwabaragiye bakoraho ibiganiro cyangwa hakaba ari uwahuguye Aneta amubwira ati umugabo wawe nafungurwa azasanga waragiye ibiki n'ibiki ariko nukuri babanye neza akari ku mutima gasesekara ku munwa twibwire Pastor Claude ngo Paul Pastor Claude ni umwe mu bantu bagufashije cyane muri kariyeri yawe ndetse ntabwo ari muri kariyeri ni umukugukorera ubuvugizi igihe wari urimo urashaka ubuvugizi ku mugabo wawe Pastor Claude yakubaye hafi cyane ntabwo yankoreye ubuvugizi ndi gushaka umugabo wanjye kuko umugabo yari yamaze kugenda biriya bintu biranashoboka ko buriya buvugizi ntabwo ari biranashoboka ko ari nk'ubufasha hari n'abantu baje bavuga ati Sandrine nta kintu yigeze amarira Pastor Claude kuba atarigeze ajya kumutabara n'ukuntu we yakubaye hafi kuki utagiye kumutabara byagenze bite nari mfite impamvu iyo mpamvu se kuyihe si ngombwa ko nyibabwira ariko pe nari mfite impamvu iyo ubonye abantu bari kurwanya Pastor Claude ushobora no kubura tike urabona kuva hano ujya mu Bugesera tuvugisha ukuri ko ibyago bidateguza wemera ko na tike yo gutega ngo ugende wayibura ese mwemera ko hano i Kigali abantu bose turi i Kigali turi ko dufite amafaranga ako ntabwo yigeze ubura tike cyangwa nawe ntabwo yigeze abura tike igihe narayibuze kuko na moto yanzanye ahangaha ngenze umuntu wayishyuye ibiceri 500 igihe ari kugutabariza ariko we ntabwo yaraharaniye kukuba hafi yabaye hafi pe ndanamushimira nabuze tike rwose ni nako kuri burya sinjya nshibira ku ruhande imbabazi ko utaragiye kumutabara hoya mfite aho nzazimusabira nase kumusura ntibikomeje ugubaye nka babandi bamurwanya ku mbuga oya kubera iki tutanamusura mu rugo nta numurwanya nta umwanga mwebwe ndabazi hano muri showbiz maze kugenda mbamenya nimba uzi ko wamukosheje uzamusaba imbabazi igihe nakosa namukoreye nzanamusura mu rugo nzamusura mu rugo iwe yego nzamusura ikindi nababwira cyo nuko hari inzango hano kuri showbiz babiba bakazikereya zitanahari gusa muba mumeze nka wundi uvuga ngo mpangara nguhangara mpangara nguhangara iremewe ariko no mu mategeko ni umuco nyarwanda mujye mwirwanaho ntimukarengere kuko iyo bigeze nyine nko mu rupfu mba numva twese twatuza kuko tuzapfa sibyo yego twatuza tugatabarana mu muco nyarwanda nyine wahabura iki kibazo ukaba wabona n'uyiguha
mwakabaye mwarampamagaye mukambwira ati ko tutakureba ufite ikihe kibazo none rebe aho bimbarije ni ikibazo gikomeye uransaba imbabazi njyewe Sirima aransaba imbabazi hanze y'ikiganiro kabisa hanze y'ikiganiro buraranza kungurira n'amata ni nkwere nkundi nshyushyu nk'abantu mwe rero gutya mutubona nta hari igihe umuntu azakanabwira mugenzi we nabi atanamwanze genzajya mbibamenyesha ari kwishakira views akaza kaharabika Sandrine kuko azi neza ko ngiye ndi mukuri akaza kunyuririraho akantotora nkihangana ariko showbiz turayikunda ituma tubonana n'abacu twabuze bakure wakurikira ikiganiro ukavuga ati disi Sandrine naramubuze hari nabari bankumbuye nanjye narimba kumbuye wowe umbonye ari ubwa mbere n'ukuri ndifuza kuvugana nawe murakoze rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibasubize byifuzo byanyu mu izina rya Yesu amen murakoze cyane